Ndabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe, imirimo y'Imana ikomeze kurekerwe hagati muri mwebwe, mwakire kwirirwa neza n'Imana. Reka dusangire amagambo aboneka mu gitabo cyo kubara ibice 27, dusoma umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Handitse ngo Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Amen. Aya magambo yuzuye umutima wanjye cyane ku ijambo rikomeye numva ndi guhabwa na Mwuka Wera ribwira abantu ngo bakire uburenganzira butangwa n'ijuru. Bakire uburenganzira butangwa n'ijuru. Hari abantu Imana ihaye uburenganzira, hari abantu Imana yemereye, hari abantu Imana isinyiye, hari abantu Imana ihaye go ahead. Imana ishimwe. Ijambo uburenganzira nabitekerejeho numva ni ikintu gikomeye. Uburenganzira bwo kwiga, uburenganzira bwo gutura ahantu runaka, uburenganzira bwo kwivuza, uburenganzira bwo kurya icyo ushaka, uburenganzira bwo kwambara, uburenganzira bwo kugenda mu muhanda. Uburenganzira ni ikintu gikomeye kandi umuntu wese yifuza, kuva ku ukomeye kugera ku wo hasi. Buri muntu wese aba yumva akeneye uburenganzira, ubwisanzure, ibintu, gukora icyo ashatse, kuba aho ashatse, nyine uburenganzira. Ndagira ngo dufatanye mutekereze ikintu cyitwa uburenganzira, hanyuma uze gutekereza ku kubuzwa uburenganzira bwo gukora icyo kintu, guhabwa uburenganzira cyangwa kububura, kutemererwa gukora ikintu runaka. Ariko uyu munsi ndumva hari abantu Imana ihaye uburenganzira. Umaze igihe wenda hari ikintu utemererwa kurya kubera uburwayi runaka, kubera ubushobozi se, ariko ndumva uyu munsi hari abantu bahawe uburenganzira. Umaze igihe hari ibyo utemerewe gukora kubera se ubushobozi runaka, kubera se impamyabushobozi runaka, kubera se impamvu zitandukanye nyinshi zijya zibuza abantu uburenganzira bwabo. Ariko ndumva Umwuka w'Imana anyemeza ko hari impamvu zikuweho, hari impamvu zigijweyo, hari impamvu zizweho. Yesu nashimwe. Hanyuma hatanga umwanzuro w'uko uhawe uburenganzira bw'icyo kintu. Aya magambo y'aba bakobwa ba Selofehadi, Bibiliya iratubwira ngo papa wabo yapfuye, nibo yabyaye abakobwa gusa, yababyaye ari abakobwa 5, bavuka ari abakobwa nta muhungu. Hanyuma papa baza gupfa. Hari hariho amategeko mu Bisiraheli bivuga ngo umubyeyi yapfuye azungurwa n'abahungu. Izungura ry'abakobwa muri icyo gihe ntabwo ryabagaho. Iyo wapfaga nta muhungu wabyaye, imitungo yawe yabaga ari igihugu cyangwa bene wabo n'umugabo. Bivuga ngo papa yabaga afite ibintu byinshi ariko yapfa yarasize abakobwa gusa, abakobwa bagasigarira aho ngaho ya masambu bakayariganwa, ntagire ujya kuyazungu, ntagire ujya kwiyandikishaho. Ni uko rero no kuri aba bakobwa mu muco wabo byari bimeze. Hanyuma papa ngo amaze gupfa babitekerezaho, baricara bavuga ngo ko atari twe twitegetse ngo tuvuke gutya, ko atari twe twahisemo kuvuka turi abakobwa, ngo tureke kuvuka turi abahungu, ko kuvuka kwacu nta mahitamo twabigizemo. Ni ukubera iki imitungo, amasambu bya data nta ruhare twabigiraho? Imana nishimwe cyane.
hari igihe usanga umuntu adafite uburenganzira bwo kwiga kubera wenda umuryango yavutsemo. Hari igihe usanga umuntu nta burenganzira afite bwo kwivuza kubera wenda situwasiyo y'ubuzima arimo. Ariko muri iki gitondo, muri aya masaha, wakongera ukibaza ngo kuvuka k'umuntu atabihitamo, ko umuntu adahitamo ngo abe mu buzima bukomeye cyangwa bworoheje, ko imibereho yacu umuntu nta ruhare runini agira rwo kubihitamo, kuki umuntu yabuzwa ubu burenganzira? Ni ikibazo umuntu yakibaza n'undi wese akakibaza. Usanga rwose buri muntu wese icyo kintu akibaza. Iyo bikugezeho ukabona ubwo burenganzira urabubuze, nibwo wibaza ngo kubera iki bimbayeho, kubera iki bishyitseho, kandi nta mahitamo runaka nabigizemo. Imana niturengere, Imana nitugirire neza. Abakobwa nabo babyibajijeho bavuga ngo ni ukubera iki ko atari twe twahisemo ngo tuvuke turi abakobwa, ko ari igeno ry'Imana. Ni ukubera iki ibintu dufitiye byacu byadusohoka mu mwanya w'intoki? Ni ukubera iki umugisha wanjye ntawugeraho? Ni ukubera iki umugisha wanjye ntawubamo? Ko kuba nicaye aha, ko kuba ndwaye iyi ndwara, ko kuba ameze gutya atari njye wabihisemo? Nisanze muri iki gihe, nisanze muri ibi bihe bikomeye, nisanze muri ubu burwayi, nisanze muri ubu bukene. Nta ruhare runaka nagize ngo mpitemo gutura cyangwa kuba cyangwa kuvuganga. Abitekerezaho, abakobwa babitekerezaho, ariko bafata igihe cyo kuba imbere y'Imana. Haleluya. Ndagira ngo nongere mbibutse ku bintu bitugoye, ku bintu bituruhije, ku bintu tudafitiye igisubizo, ku bintu bidukandamije. Iyaba twari tugize imbaraga zidusunikira kuri Kristo, ngo iyo mitwaro yawe yose uyizane kuri Kristo, ibyo bibazo byawe byose ubizane kuri Kristo, ibyo wibaza udafitiye ibisubizo ubizane kuri Kristo. Niwe wenyine utanga igisubizo cy'ibibazo, niwe wenyine utanga inzira, niwe wenyine utanga icyerekezo, niwe mujyanama udashukana, niwe mujyanama ukuri. Iby'abana, iby'amashuri y'abana, mbere yo kwirukanka imisozi n'indi, bizane kuri Kristo. Iby'ubuzima bugoranye, mbere yo kwirukanka muri rubanda, bizane kuri Kristo. Iby'ubukene, mbere yo kwirukanka, bizane kuri Kristo. Ibibazo byacu byose niwe wagira icyo abikoraho. Iyo ategetse biraba, iyo avuze birumvikana. Ariko iyo ntacyo arategeka, niyo wakiruka uzatagangara. Uyu mugabo witwa Kristo, iyo ntacyo aremeza, niyo washyigikirwa n'amaboko angana gute, ntacyo wageraho. Uyu mugabo witwa Kristo, iyo atarabumbura ngo avuge, nta gisubizo wahabwa n'umuntu uwo ari we wese. Ibibazo byacu, ingorane zacu, ubuzima bwacu butugoye, munyemerere dufate umwanya wo kubizana kuri Kristo. Abakobwa bajya imbere y'Imana, bibaza icyo gukora, bagirana inama ati tubishyire ikibazo cyacu Mose. Bagera kwa Mose baravuga ati Mose, ko papa wacu atarapfa, atigeze yigomeka ku Mana, ko papa wacu nta rubanza afitanye n'abaturanyi n'iki, ko papa wacu afite uko yabanye neza yubashye Imana mu buryo bwe, ko nta mbereka afitanye n'abantu, ibibazo yifitiye ibyaha ari ibyo ku giti cye, ni gute twabura uburenganzira kuri gakondo ya papa? Mose aricara abitekerezaho, yumva ngo biramurenze. Imana nitugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo igisubizo utahabwa na mwene wanyu
atabasha kugira icyo akora, hari Imana yagishobora. Icyo umubyeyi wawe atabonera umwanzuro, hari Imana iwufite. Icyo umutware wawe adafitiye umwanzuro, hari Imana iwufite. Oh haleluya. Icyo bosi wawe adafitiye umwanzuro, hari Imana iwufite. Hari Imana iri hejuru y'abantu, hari Imana iri hejuru y'abakomeye, hari Imana iri hejuru y'aba bosi batuyobora, hari Imana iri hejuru y'abatware, hari Imana iri hejuru y'ababyeyi bacu. Imana ifite umwanzuro abo bandi babuze. Imana nitugirire neza. Mose ngo arareba asanga nta mwanzuro ari bufate. Amategeko yari ahari avuga ko nta bakobwa bazungura, ntabwo ari kurenga hejuru y'amategeko. Oh haleluya. Arangije aravuga ati reka nze ngishyikirize Imana. Ni Imana iri hejuru y'amategeko. Ni Imana iri hejuru y'amategeko. Ni Imana iri hejuru y'amategeko. Mose ngo agishyikirize Imana, ajyana ikibazo cy'abakobwa ba Selofehadi. Imana ica umwanzuro. Imana itanga umwanzuro muzima. Imana itanga umwanzuro utavuguruzwa. Imana itanga umwanzuro. Ibwira Mose, iramubwira tumva Mose, abakobwa ba Selofehadi baraburanye iby'ukuri, nta muntu wo kubatwara imigisha yabo kandi bariho. Imana nitugirire neza. Oh haleluya. Nta muntu wo kugutwara umugisha wawe. Imana yabyanzuye kera. Humura tuza umutima. Nta muntu wo kugutwara umugisha. Imana ntiyitiranya amazina. Imana izi neza abakomoka mu muryango wawe. Imana izi neza nyir'umwana. Imana izi neza umugisha wawe aho uri. Ntawo kugutwara umugisha uhari. Imana nitugirire neza. Imana yari ibizi neza ko mu rukiryi rwa Selofehadi hakuvuyemo abakobwa gusa, kandi yari ibizi neza ko ntawe kuzungura Selofehadi usibye abana bakomoka mu nda ye. Ni Imana ititiranya amazina. Ni Imana idashobora gufata iby'umuntu runaka ngo ibihundi. Hari igihe njya mbona abantu baburana nkavuga ni abantu bapfa ubusa. Ni ukuri Imana yaremye ijuru n'isi. Ntishobora gufata ibya Petero ngo ibihe Yohana. Ntishobora gufata ibya Yohana ngo ibihe Petero. Buri muntu Imana yamugeneye ibye. Imana ijya kuturema yari izi ko tuzabaho. Imana ijya kudutegura yari izi aho tuzatura. Imana ijya kuturema ikatuzana mu isi yari izi ubuzima tuzabaho. Ntabwo ishobora gufata ibya runaka ngo ibyitiranye ngo ibihe runaka kubera impamvu runaka. Imana izi ibyawe kandi ntaho bizajya. Imana nitugirire neza. Ni Imana iri hejuru y'amategeko. Ni Imana iri hejuru y'amategeko. Iramubwira ngo abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntubure kubaha gakondo ya se. Oh haleluya. Uwiteka atanga uburenganzira Mose ngo yanzura gutyo. Imana ishimwe cyane. Ntekereza ko Mose nta n'ubwo akoresha inama ngo avuge ati tugiye mureke duhindure amategeko bigende gutya. Oya, nta nama zindi hejuru y'itegeko ry'Imana. Hejuru y'umwanzuro w'Imana nta zindi nama zikenewe. Mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Niyo mpamvu mbabwira ngo mureke turangamire Uwiteka, duhamagare Imana, tubaze Imana, tugishe inama Imana, kuko hejuru y'umwanzuro w'Imana nta zindi nama zikenewe. Haleluya. Nta zindi nama. Ikintu cyane ubwoba Imana ngo yahise ibwira Mose aravuga ati kandi guhera ubu ibyo kuvuga ngo kuko nta mungu wavutse aha nta gakondo bihera ubu kuri aba bakobwa. Umuntu nazajya apfa arasize umuhungu agasiga umukobwa, umukobwa azajya amuzungura. Oh haleluya.
cyo nkundira umwanzuro w'Imana, hari ibindi bintu bibohora. Iyo ari umwanzuro w'Imana, iyo ari umwanzuro utanzwe n'ijuru, hari ibindi bibohoka bitari bizakenerwe kubohoka. Hakenewe ko Imana yanzura ku buzima bwawe kugira ngo hagire n'abandi babiboneramo umugisha. Hakenewe ko Imana yanzura ku kazi kawe kugira ngo hagire abandi bakaboneramo umugisha. Hakenewe umwanzuro w'Imana kugira ngo hagire abandi babohoka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Hari umwanzuro w'ijuru utavuguruzwa. Nasomye amagambo yo muri Nehemiya ibice 2. Nehemiya ngo ajya gusana inkike z'iwabo zasenyutse, agasaba uruhushya, uburenganzira umwami. Umwami arangije ngo aramwemera ngo nagende. Nehemiya abitekerezo neza, avuga ati nubwo umwami yavuze ariko ntabwo upfa kugenda. Hanyuma ngo abwira umwami ati wamfashije ukampa inyandiko zizantambutsa muri bariya bami bandi ngiyemo. Umwami arazimushishimurira. Nehemiya agenda afite urwandiko umwami yateho kashe. Imana nitugirire neza. Ngo abona arazimuhaye, aragenda aratambuka rumucisha mu nzira, arahita amwaka ngo urutuma ngo agera ahandi bakamuha ngo ibiti azasanisha inkike z'iwabo. Inzandiko barazishimira, barazitanga. Hanyuma nkunda amagambo Nehemiya yavuze ati umwami yarabinyemera inzandiko abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana kundi. Oh haleluya, oh haleluya. Iyo ijuru ryanzuye, nta muntu n'umwe wavuguruza icyo ijuru ryategetse. Niba ukuboko kw'Imana kwiza kukuriho, nk'aya magambo Nehemiya yavuze, niba ukuboko kwiza kw'Imana kuturiho, nta muntu wavuguruza, nta muntu wakwangira, nta muntu wakwambura, nta muntu waguhuguza. Ntibibaho niba ukuboko kwiza kw'Imana kuturiho. Imana ishimwe cyane. Munyemerere tuze twisunga Imana. Munyemerere wongere ugaruke imbere y'Imana. Munyemerere uze uvugane n'Imana. Munyemerere ubaze Imana, ugishe inama Imana. Munyemerere muri gahunda za wisiga Imana. Mbere yo gushaka kwemerwa n'abantu, banza ushake kwemerwa n'Imana. Mbere yo gushaka kwemererwa n'abantu, banza ushake kwemererwa n'Imana. Imana nibyemera, nta muntu wabyanga. Mbere yo gushaka kugaburirwa n'abantu, banza ushake kugaburirwa n'Imana. Imana nibyanzura, ye data we, nta muntu wakwima. Mbere yo gushaka ko abantu bagukomera amashyi, banza wemerwe n'Imana. Imana nibyanzura, abantu bazakwikubita imbere. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Uburenganzira butangwa n'ijuru. Mwuka w'Imana abasinyire, Mwuka w'Imana abatambutse, Mwuka w'Imana abaherekeze, Mwuka w'Imana bajya imbere, Mwuka w'Imana batangeyo, Mwuka w'Imana, oh haleluya, agenderere bene byo, kugira ngo uhaguruke muri ubwo bwoba, kugira ngo uhaguruke muri ayo maganya, kugira ngo uhaguruke muri urwo rujijo, wemere utambuke gitore, kuko uburenganzira butangwa n'ijuru bwururutse, kandi hari abo ijuru ryasinyiye. Mwakire gutambutswa n'Imana, mwakire kwemerwa n'Imana, mwakire sinyatire z'Imana, mwakire kuvugirwa n'Imana, mwakire gukorerwa n'Imana, mwakire ineza y'Imana ku buzima bwanyu. Amen.